wigeze wibaza impamvu umara gukundana n'umuntu ukagira ngo baraguhinduriye? Kubera iki dutaha ubukwe ejo n'ejo bundi tukumva ngo bwasenyutse ntibakiri kumwe? Nitwa Ismael mu gishamba, aho ikaze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Ku bantu mwese mwifuza kujya mwiga ibintu by'ubwenge buri munsi, Télé Montagne Rwanda niyo channel yonyine ikugezaho byose bisesenguye nta gupfa kubahereza. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano, ibiganiro bikwigisha buri munsi. Birihutirwa niba utarabikoze. Iyo umukobwa agejeje imyaka 25 mu rukundo, ntabwo uba ugihura nawe wa nyawe, ahubwo ubuhura n'umuntu yifuza ko wizera ko ari we. Ntizo umwanya wawe tubisobanure. Muri icyo gihe aba yigira umukobwa ukubereye, uryoheye ubuzima, ugushyigikira ndetse akabumwunganiza mwiza. Gusa abashaka ko umwizera gutyo, ukuri nuko aba yitwara mu buryo bwonyine bwatuma ari we uzambikwa impeta ngo abona aho yihengeka rimwe na rimwe, ngo arebe ko yaba mu buzima ashaka mbere yuko isaha imuzimiraho. Umve inkuru uyumve yose, urambwira niba hari aho twabeshye. Bene ibi ahantu uzabibonera nuko ku mukobwa wagejeje imyaka 27, 29, 30, uyu mukobwa ntago aba cyitwara nkawe wa nyawe, nta buryarya. Ibyo akora byose cyangwa se byinshi mu byo akora aba byikora mu buryo bubaze. Kubera iki? Kubera ko kuri iyi myaka isaha ibisa naho ibara kandi nawe arebera hafi. Isaha y'iki? Kuri iyi myaka 30 ni imyaka aho umuntu ukiri umukobwa buri tariki yiyongereye ku myaka ye, ibisa naho ari irushanwa n'isuzuma ku mutekano w'ubuzima bwe bw'ahazaza. Ariko nanone mbere yuko tubyinjiramo, hari na wa mukobwa w'imyaka 22, 23 na 24. Uyu we nta mpamvu n'imwe aba afite yo kujijisha. Uzabirebe neza, turi kureba impamvu baduhinduka nyuma y'urukundo cyangwa se nyuma y'urugo. Urugero rworoshye nuko ku mukobwa uri mu myaka 24 kumanura, birakunda cyane ko wahurira nawe mu tubari, gusa ntabwo ushobora gupfa guhurira n'uri mu myaka 38 keretse yarakuyeho rwose. Bene aba baba baramaze kwirundanya mu rusengero. Uyu mukobwa 24, imyaka 24 kumanura, nta gitutu, nta byihutirwa, nta saha y'ubuzima ibibara kenshi. Muri iyi myaka bavuga ko ariyo myaka ushobora kumenyeramo umukobwa ngo ninde, yitwara ute. Uzabirebe abagabo benshi n'abasore guhumwa amaso babikorwa n'abakobwa bari mu myaka 28 cyangwa se 20 yabo ya nyuma na 30. Nawe ugomba kuba warabibonye. Bashyingiranwa n'umugore w'imyaka 28 cyangwa se 30, bakamwambika impeta, nyuma gato igikurikiraho ni ugutwita cyangwa se kubyara. Bene aha ku bagabo benshi uzababaze, niho baguhinduka ukabona ubana n'umuntu mushyashya. Igisubizo cyiza cyagusubiza ikibazo uri kwibaza nuko uyu mugore ubundi ntabwo aba yahindutse, ahubwo ibyo yikoraga biba birangiye. Tureke kujijisha cyangwa se kwijijisha. Mu gihe cyo gushaka uwo mubana, jya ubanza ufate igihe cyawe uhitemo neza. Guhitamo, kubera ko kwirukanka ibintu bibi cyane. Nko ku bakobwa ibintu birasobanuka cyane. Iyo bagifite igihe imyitwarire yabo iba ari kamere, naturelle. Gusa igihe mu gihe ibihe byabarenganye, isaha iri kwirukanka, imyitwarire yabo ihinduka uburyo bwo kwirwanaho. Umuntu ubu ashatse yavuga ko umugore mwiza amureba agifite imyaka 20, 24. Reka tube turetse kubyemeza gutya, ariko buriya byacitse ituma abantu bihisha. Byakurangiranye ituma abantu bigira bo batari bo. Byacitse ituma abantu bagurisha ikindi gice cyabo aho kwiyerekana uko bari nta buriganya. Ndamutse nguhaye amafaranga kakubwira ko uyambikira, ejo nkaba nshobora kuzayakwaka. Ni ibintu byakwikora ko ejo neza nasanga ukiyafite. Ndamutse nakoze ibiri hirya y'ibyo, amahirwe yaba hari ko nazasanga wayakoresheje wibwira ko uzaba unshakira yandi. Nabo nuko bimeze. Iyo umugore ari ku gitutu ntabwo yubaka imibanire nyayo, ahubwo abasa n'uri kubaka ahantu ho kwihisha. Niyo mpamvu
icyo yarwaniraga iyo akigezeho, iki cyaba kubaka urugo, gutwita akabyara, umutuzo n'ibindi nk'ibyo. Umuhate wo gukomeza gukina ya filme yakinaga uratakara kuko ntabwo aba akiwufite. Ubu rero nibwo uhura n'uwo ari we wa nyawe. Umujinya, uburyo akubaha, ikigero agenzuraho amarangamutima ye, ibyo byose biragabanuka cyangwa se bigahinduka mu bundi buryo. Mbere yuko dukomeza, reka twumve ubutumwa. Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda, ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga, nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zaza gushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Télé Montagne Rwanda. Nuko rero ibintu bijya guhinduka, undi we byaramaze kumuzirika, haba mu buryo bw'amategeko, mu buryo bw'amarangamutima ndetse no mu buryo bw'ubukungu. Niyo mpamvu abantu bazi ubwenge ibintu babigendamo gake. Ntabwo bayobya amaso n'ibyo abakobwa babereka. Ntabwo bitiranya umwunganizi nyawe n'umukinnyi w'ubuzima. Ntabwo bapfa kukwibeshyaho. Bitegereza cyane, bakareba cyane ngo mbese uyu muntu yitwara gute. Yitwara gute yatameze neza, iyo ibintu bitagenze uko bishaka, iyo ubuzima bwamushyize yitutu. Kubera ko ntabwo wahisha icyo uri cyo amezi n'amezi ngo bizakunde. Igihe cyonyine niwo muranga, ndetse kikaba isuzuma umuntu wigira icyo atari cyo adashobora gupfa gutsinda. Rero niba ushaka kuba umugabo, niba uri umugabo ukaba ushaka amahoro, ukaba ushaka kuzubaka ibigwi, umugabo uhamye mu bintu ukora byose, gabanya kujya wihuta cyane igihe uri gukora amahitamo. Mu cyimbo cy'ibyo, ba umuntu wihutira kwitegereza. Umuntu uhisemo ko mubana ahindura ubukungu bwawe, ubuzima bwo mu mutwe bwawe nabwo burahinduka, ndetse n'urugo rwawe. Azagira ingaruka ku bana bawe ndetse n'ubuzima bwawe bwose busigaye. Hitamo gake gake kandi ushyizemo ubwenge, umutima nawe udasigaye. Hitamo amaso yafungutse, kuko amakosa amwe aza nta mahitamo ya kabiri. Muri make, mu bintu bituma abantu baduhinduka nyuma y'urukundo cyangwa se bituma dutungurwa nyuma yo kubaka urugo, harimo no guhitamo uwo duhitamo nta bushishozi twashyizemo. Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mujya gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro natugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, manuka munsi y'iyi video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndushaho kubahereza ibiganiro byinshi byiza. Ku kirahuri cyawe ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba. Mwibuke mukore subscribe. Birihutirwa.